ko bari kumwe, ariko mbere yuko ngera kuri live yari yabanje no kumugaragaza mu biganiro bagiranye kuri Yago TV show. Ibyo biganiro rero bikaba byaragaragaza yuko uwitwa Issa New Boy ubu ngubu ari mu gihugu cya Uganda yasanze uwitwa Yago, aho bavugaga yuko uyu Issa New Boy umugore we yaba yaraje kumuta ndetse akanamusigira abana. Ibyo ni ibyavugiwe kuri Yago TV show, ariko nyuma yaho haje kuba hari live Yago yaje kuba yakora. Iyo live yaje kugaragaramo aho Yago asabira amafaranga uwitwa Issa New Boy, ariko muri iyo live uwitwa Yago yaje no kuba yagaragaza umudamu we, amugaragaza live. Noneho abamubonye bose batangiye kugira ibyo bavuga, ni byinshi byavuzwe, aho batangiye kuvuga bati uyu mugore arasa nabi, nta gisa nk'uko yari ameze mbere hariya ku rukiko. Igihe yajyaga ku rukiko ntago ariko uwo mugore yasaga, ko nyine babonaga nyine bisa nk'aho twavuga yuko wenda ubuzima bushobora kuba hari ukundi kuntu bwagenje witwa Yago n'uwitwa umugore we, aho nyuma kuri 3D TV bari batangaje yuko uyu mugore wa Yago yaba cyangwa se famille ya Yago, reka tubivuge gutya kuko asigaye abana n'umugore we, aho bavugaga yuko baba baribarutse. Rero nyuma yaho nibwo haje kuba habaho ibintu byinshi byavuzwe, ndetse no kuri 3D TV bagira icyo babivugaho, aho baje kuba bavuga yuko uwitwa Yago yajyanye inyogoye muri Uganda, aho bamwe banavugaga yuko ahubwo atari muri Uganda, ahubwo uwitwa Yago ariwe waje mu Rwanda akaba ari gukorana ibiganiro n'uwitwa inyogoye. Ariko nyuma baza gusanga bitewe n'aho bagendaga bakorera ibiganiro bajya mu masoko hariya za Uganda, nyuma baza kwemera yuko inyogoye kugeza ubu ngubu ari muri Uganda. Ariko kuri YouTube channel yitwa 3D TV bo baje kuba bagira byinshi bavugaho, ndetse baza no kwinjira mu buzima bwite bw'uwitwa Yago n'umudamu we. Batangira kuvuga yuko aba bantu baragiye Bugande, ubuzima bukaba bwarabakubise. Uwitwa Yago akaba ariyo mpamvu yajyanye uwitwa inyogoye muri Uganda, kugira ngo babe basaba ubufasha, bitewe nuko kuri live hari akantu kaciyemo kaho Yago yasabiraga inyogoye amafaranga. Rero barebye uburyo bameze, hari byinshi byavuzwe, kuvuga ko basa nabi, kuvuga ko ubukene bwabakubise, mbese ni byinshi byavuzwe ku muryango wa Yago ndetse n'umudamu we. Ibyo byose byavuzwe rero byaje kuba byarakaza uwitwa Yago. Niyo mpamvu muri record mwumvishe na recordinze uwitwa Yago yihanangirizaga iriya channel ya 3D TV, ababwira yuko bagomba gusiba iyo video n'ikiganiro bari bakoze bavugamo ibyo byose, ndetse anabahereza gasopo, arabwira ati n'abandi mwese n'abandi bose bashaka kuba banyinjira mu muryango, mu buzima bwite bw'umuryango wanjye, abo bose mbahaye gasopo. Nuko rero uko byaje kuba byagenda, nuko icyo kiganiro kuri 3D TV ubu kugeza amagingo yangaya cyamaze gusibwaho, nta kikiriho. Ka rero urumva ari intambara y'amagambo yari yavutse hagati y'uwitwa Yago ndetse n'abanyamakuru bakorera hariya kuri 3D TV. Urumva rero ntabwo babyoroshye. Hagati aho ngaho ubwo nuko baje kuba bahamagara uwakoze icyo kiganiro nawe akagira icyo abitangazaho, aho yemezaga yuko koko uwitwa Yago ari gusabiriza ari kumwe n'uwitwa Issa New Boy, cyangwa se ari kumwe n'uwitwa inyogoye. Ahavuga yuko inyogoye atari igicucu, cyangwa se nako umugore w'inyogoye atari igicucu cyo gufata umwana cyangwa se cyo gufata abana ngo basigire Issa New Boy. Ashaka kugaragaza yuko umugore w'inyogoye atigeze ata inyogoye, kubera yuko nyine n'ibindi byinshi ahavuga ati niba bashaka kuba basiba icyo kiganiro, nubwo kugeza ubu ngubu cyamaze kuvaho, we bari bamuhamagaye mbere yuko icyo kiganiro kivaho, avuga yuko nyine icyo kiganiro kidashobora kuvaho kubera yuko Yago atari umukozi wa Google, cyangwa se ashaka kugaragaza yuko
uwitwa Yago we na Issa ibyo barimo ari agapangu kabo ko kugira ngo uwitwa Yago abe yakomeza kuba yakurikiranwa kuri Yago TV show, ndetse n'uwitwa Issa New Boy abe yakomeza kuvugwa mu banyarwanda, dukomeze tumutekerezeho ko murabizi yuko ibintu bisigaye bigezweho mu bastari ni ukuduprankinga kwanaka yashwanye na kanaka byagenze gutya, kugira ngo dukomeze dupaying attention kuri bo, amaso yacu dukomeze tuyabahange, bikomeze gutyo na gutyo. Ibyo rero simbihagazeho ko ibyo n'ibyavugwaga n'uwo munyamakuru avuga yuko nimba uwitwa Yago ashaka gusibisha icyo kiganiro abanza muhamagare ubundi amubwire aho umwana wa mbere n'umwana wa kabiri wa Issa New Boy aho bari, mu buryo bwo kwiregura nyine cyangwa se gushaka kugaragariza abantu yuko ibyo yavuze mu kiganiro koko byaba ari byo. Izo nizo nkuru nari mbazaniye, rero mukomeze kugubwa neza.